Twongeye kubasuhuza nshuti bakunze mudahema gukurikira ibiganiro byacu, twizere ko mwamaze gukanda subscribe. Umuhanzi Gisa cy'Inganzo wari umaze igihe kinini nta ndirimbo nshya yavuze ko yagarutse bundi bushya ndetse ari mu mishinga myinshi irimo alubumu ye nshya n'indi yahuriyeho n'undi muhanzi ataratangaza amazina. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ubwo yari abajijwe icyo ateganyiriza abakunzi be nyuma yo gushyira hanze indirimbo yise Ku Mutima. Yagize ati "Icya mbere ndi gukora kuri alubumu yanjye nshya, ikindi mfite na alubumu ndi gutegurana n'undi muhanzi naratangaza amazina kuri ubu." Uyu muhanzi yanavuze ko nyuma yo gushyira hanze indirimbo ye iheruka, ubu ari kwitegura kuzashyira hanze indi mu Kwakira 2025 kuko ashaka gukorera mu muvuduko wo hejuru ku muziki. Yagize ati "Abakunzi banjye nagiye mbicisha irungu, ubu nicyo gihe ngo babone ko bishoboka ko nabamara inyota nkajya mbaha ibihangano ubutitsa." Gisa kuri ubu ari hanze y'u Rwanda naho akaba yaragiyeyo mu bikorwa birimo n'ibya muzika.